komite y'abunzi ifite uruhare rukomeye mu muryango nyarwanda. Ni mwibaza uko byagenda abunzi batariho ngo bakemure amakimbirane atandukanye ashingiye ku butaka, ku irage n'izungura, imyenda n'ibindi. Abunzi bafite intego nyamukuru yo gutuma habaho amahoro, ariko ibyo kugira ngo bigerweho amakimbirane hagati y'abantu agomba kugira uburyo akemurwa. Abunzi bagomba kumvikanisha abafitanye ibibazo, gusa ibyo bidashobotse bagomba gufata icyemezo ariko batanyuranyije n'amategeko. Icyiciro cyo kunga ntibashobora kukirengagiza na rimwe, ariko ibyo kugira ngo bigerweho bigomba gukorwa mu buryo bukwiye. Hari uburyo bwo kunga bushobora gutuma habaho amahoro, hakaba n'ubundi buryo bwo kunga bushobora gutuma habaho amakimbirane adashira hagati y'abantu n'ijurira ritarangira. Mbere ya byose abunzi bagomba kugira uruhare rugaragara mu kuyobora ibiganiro, bagatuma harushaho kuba umushyikirano hagati y'impande zombi. Iyo abantu bagejeje ikibazo cyabo ku bunzi, ibyo biba bivuga ko badashoboye kukikemurira bo ubwabo. Iyi filime ifite intego yo gutanga inama zakoreshwa z'uburyo bwo kunga. Mukore ku buryo abafitanye ibibazo bumva bisanzuye, bifitemo icyizere cyo gusobanura ibibazo byabo. Mushobora no gukorera hanze. Cyangwa ahandi hantu hatari ikibabangamira nko ku isoko cyangwa ku ishuri. Niba mushobora kugerageza kunga muri mu biro by'ubuyobozi bw'ibanze, ni muhe buri wese mu bafitanye ikibazo intebe yicareho. Nimugakore rero ibi bikurikira. Abafitanye ikibazo ntago bagomba kumva ko hari ibyo basabwa gukorera abunzi. Mwirinde uko bishoboka kose ko badaterwa ubwoba cyangwa bashake kwihagararaho bitewe n'uko bari imbere yanyu. Nimusobanurire neza abafitanye ikibazo umurimo wanyu, uruhare mugira n'ikiba kigamijwe mu kunga. Mutangire mubasobanurira ibi bikurikira. Umurimo w'abunzi ni ukunga abantu bafitanye ikibazo, ariko iyo badashoboye kumvikana, twebwe abunzi dushobora gufata icyemezo tutarengereye itegeko. Ariko abunzi mwumve yuko tutari abacamanza, twumve neza yuko ari ukunga abantu bafitanye ikibazo. Nimugakore rero ibi bikurikira. Nkurikije itegeko tugiye gutangira akazi kacu k'abunzi. None aba bafitanye urubanza ni Theogene na Nyirandagijimana. Muze hano muhagarara imbere y'ubucamanza. We urarega iki Theogene? Nyirandagijimana urarega iki Theogene? Vuga cyane. Nimwibande ku byo abafitanye ikibazo bavuga byabaye cyangwa bitabaye, ahubwo mwite cyane ku kumva ishingiro ry'ikibazo cyabo. Igihe mumaze kumva buri ruhande, ntimwihutire kubabaza ibibazo,
cyangwa se kumva abatangabuhamya mugamije kumenya ukuri kw'ibyabaye cyangwa se kumenya ufite ukuri. Ubundi mu kunga ni ngombwa cyane kwita ku byo buri wese akeneye, impungenge afite, inyungu afite ndetse n'ibyo agamije kubona. Ku birebana n'iby'impande zishingiraho habazwa ibibazo bikurikira. Ikibazo ngiye kubaza ngiye kwibariza Mukamana, iyo sambu ko yayiguhaye hashize igihe kingana iki, kuki icyo kibazo ukizanye ubu ngubu, uragira ngo bigende bite? Noneho arangije anumaho ngo nzana ntiyama, ahubwo arambwira ngo ningende. Ubwo mu kuntumaho abantu bose bari bari aho ngo bari kugabanya umusaza wanjye bari bahari, yabivuze bahari, nagenda hayo yari ahari. Kuki ikibazo cyawe ukizanye ubu ushaka kubona, mbese ushaka kubona ibyo uregera ubu ngubu, ni izihe mpamvu? Ngewe nabanje kubaza, ajya kumpereza yari yarabibwiye umuryango ndabanza ndabibabwira, mbona umuryango nta kintu usubije. Ngize ngo mbaze na papa wanjye nawe mbona nawe nta kintu asubije. Ubwo niyo mpamvu nahise nza hano kugira ngo muhemurire ikibazo. Uramutse ibyo uregera uri guha agaciro, uramutse utabibonye hari icyo byaguhungabanyaho? Byamuhungabanya kuko nta hantu naba mfite, ni uwo murima gusa nari mfite yarawishubije. Bigomba kumuhungabanya kuko nta kindi kintu naba nsigaye. Ndi kubaza papa w'umwana, umwana ko ari kukurega yuko utamuhaye isambu wari wamuhaye ko wayimwambuye. Wumvise ibyo akurega, wowe hari icyo byaguhungabanyaho uramutse uyimuhaye? Isambu kuyimwaka nuko nabonaga aho yari afite hari hahagije, kuko nari namuhaye ibyo nari namukoreye byose, nkabasigaranye n'abandi bana, urumva mpamurekeye hose abandi bana babihombera. Nararebye nsanga ari ngombwa kugira ngo amwaki, kugira ngo n'abandi bana babone uko bakwiga banakura. Ubwo rero numva mpamurekeye abo bana bagira ibibazo by'imibereho ya buri munsi. Aho hantu rero hari abamfashije. Ikibazo mbaza komoza, kuki udaha umwana icyo gusaba? Ese ni isambu nto, ni ubutaka bwabaye butoya, ni iyihe mpamvu ituma utamuha icyo gusaba? Ubiterwa n'iki? Wadusobanurira muri make. Ubwo mfite abana 5 bato nkirera, nanjye ubwanjye kubaho no kugenda ncaciga hanze. We namugabaniye isambu hafi gitari, nta nubwo nigeze muteraho na rimwe ngo ngende muvuge ngo namiho na metero. Natakaje hafi 70,000 n'ubukene bwose mfite hejuru y'iyo sambu. Ngiye nkavuga ngo nimba wenda yumva ko ajuriye ashaka inaha, simba imwangiye pe, ni metero imwe nafashe kwa data. Reka nzayimuhe tumanje kuva he kwa baramubanje bampesheje ibyo bintu, nanjye mbone umugabane ku mugabo wanjye. None nanjye mbona agaciro kanje, none nanjye ngirire umwana agira uburenganzira kwande kwa nyina aho avuka. Nibwo burenganzira nibyo ngishaka. Mwirinde gukora ibi bikurikira. Theoneste, kugira ngo tumenye ibyo uvuga ko ari ukuri, wagaragaza abatangabuhamya cyangwa ibimenyetso bishobora kuba byatuma dukurikirana neza urubanza rwawe. Abatangabuhamya banje barahari. Mugenzure neza niba abantu bose barebwa n'ikibazo cyangwa se gishobora kugiraho ingaruka bagira uruhare mu kugikemura. Ibibazo byabajijwe mbere mu ngingo ibanziriziye bituma umuntu amenya niba abantu bose barebwa n'ikibazo bahari. Akenshi siko bigenda. Niba hagaragaye ko abantu bose b'ingenzi badahari, nimusubike ikibazo kandi musabe abarebwa n'ikibazo kuzaza bazanye. Ibibazo bikurikira bifasha gusobanukirwa. Nanone hari akandi kabazo numva nakwibariza Mukamana ko ari wowe uje ugatanga ikibazo hano, ni ukuvuga yuko nta bandi bana waba uri kubariza? Lazaro, ufite abana bangahe? Bose hamwe nabo byari 6. Uyu mukobwa niwe mukuru,
batanu bamukurikira, hari 3 biga amashuri makuru, hari 2 biga amashuri matoya. ese ushize mu kuri ukabona ko urimo kumyaga aho wamuhaye, urabona neza ko aho uzaba umusigiye hashobora gutunga abo bana bawe ufite mu rugo? Yewe aho namuhaye haramuhagije, dutuye mu mujyi, yareba ukundi yakwibeshaho. Aho ngaho niho sigaranye ntabwo hahagije, n'ubundi duhinga dushakisha bavuze ngo buri wese afate nkaho yafashe muri abo bana, ntabwo ubwo butaka bwaboneka. Ese umukobwa nawe ubundi warashatse cyangwa se uracyari ingaragu? yewe ntabwo nashatse, ndi indushyi. Ntabwo wigeze ubyarira iwanyu? Yanyubakiye ari uko abonye amaze kuhabyarira 2. Mfite abana 2, ampereza icyo kibanza cyonyine, uwo murima arawunyaka. hari abandi bana basigaye mu rugo, kandi abo bana 2 bakuze nabo bagomba kugira uruhare kuri ayo masambu muri kuburana. None turasaba ko urubanza turabasaba kugira ngo abo bana muzabazane, none dufashe icyemezo yuko urubanza turusubitse, muzagaruka ku itariki 25 z'ukwa 2. Mukazaza mubazanye. Haguruke, ndumva mwahaguruka mugasohoka naho izo tariki. Ngo kuri komite y'abasigara yose Narabasigaye. mufashe buri ruhande mufitanye ikibazo kwishyira mu mwanya wa mugenzi we, mubabaze ibi bibazo. Ashaka kubaza Mukamana, twamaze kumva yuko mama wawe ari ahantu yigeze aguha ibicumbi. Twamaze kumva neza yuko mama wawe afite abana bandi bakiri batoya batari bahabwa imirimo. Tukavuga tuti ibyo byombi biri ku mutwe wawe, ishire mu mwanya wa mama wawe, we wabigenza gute? Wabanza gutanga n'abandi batoya batari banakura wenda ngo bige, kuko cyane yuko imirima ubu nisa isigaye isa nk'itunza abantu. Ni ukuvuga ngo bari abarumuna bawe barya bavanye hehe, haba kwiga haba hehe, bavana mu butaka buriya niyo bavana ibyo kurya n'ibibambika. Wishyize mu mwanya wa mama wawe, tubwira ukuntu wabigenza gute ari nkawe? Wahita uhamagara umwana wawe mukuru ukavuga uti ngwino nguwe kandi ufite abandi batoya? Nyine ngewe umwana wanjye nyatse umugabane we nawe umuha nkasigarana gatoya, nanjye nkashakishizamo babana basigaye, nanjye nkagiranya ku buryo babana nabo bagomba kugira gute, nkapima hose ku buryo buri mwana wese agomba kuzabona ntagize gute, ntamuhohoteyemo mu murima umwe mwawe hari undi nkamahato, bose nkagomba kujya mu mbahe mbaringanije, nkahera ruhande ntera imetero, noneho ngiye nkareba aho umwana umwe asigaye ahohotewe, nkongera nkagira gute, nkongera nkasunyuma nkagenda mbaringaniza bose nkabaha ikibazo kindi. Noneho ngewe nkahagumana mahinga, ariko nzi ko buri mwana wese imetero ku yindi buri mwana wese agomba kuzaringaniza na mugenzi we. Lazaro, uramutse nawe wishize mu mwanya wa mugenzi wawe urega ku kibazo afite, bese weho wabigenza uti wishize mu mwanya we? Nk'umubyeyi wakakwambura isambu cyangwa se ikindi yari yaguhaye, urumva wabyifatamo uti? Nishize mu mwanya we tumva bibabaje, ni ikibazo gikomeye, ariko kubikora nanjye ni kubera ibyo bibazo bindi by'abana nawe nari mfite, kugira ngo ube ko bajya imbere. Naho ubundi kandi nabonaga asa nk'uwifashije, kuko yibana n'abana be nkabona nta kibazo bafite, bamerewe neza. Wari umuntu we kugira ngo nabo bagire mu ntambwe ye, rero nibwo nafashe uyasanga. Naho byo birababaje.
none se ishyire mu mwanya we biramutse ari wowe biriho wabigenza ute? Biramutse ari wowe biriho ibyo akurega, biramutse ari wowe biriho wabigenza ute? ngewe ari nkanjye biriho nananyurwa n'ibyo nabonye urebye aho ntuye namwe muri Abunzi utaramye ukaza ukareba aho ntuye nkagutambagiza isambu ufite nkakuvana hano nkakupakiza nkakujyana ku masambu namugabaniye, nawe wavayo wenda unyuzwe. Françoise, ndakubaza wishyize mu mwanya wa papa wawe kuko afite abana bandi bari mu rugo, ukajya muri uwo mwanya we kandi urabona arabarahira amashuri n'ibindi bikorwa byo mu rugo bya buri munsi, hari icyo byagutwara? yewe ntabwo nshobora kwemera ko anyambura iyo sambu kandi niho hantu mfite gusa, ntabwo nakwemera kuko isambu dufite irahagije kandi nzi ko n'abo bana basigaye inyuma yanjye bose azabahereza. ubwo urumva ko umutungo wa data ntabwo muyobeye uko ungana. mugerageze kumva buri ruhande mu bafitanye amakimbirane kandi mwirinde amarangamutima. Mu gihe mukora incamake nimusuzume mufatanyije na buri ruhande niba mwumvise neza ibisobanuro byarwo. Sinzi wenda uko wakitubwiye ko ariko twacyumvise. Twumvise uvuga mbese ikibazo wowe ufite nuko mama wawe yagutumyeho yagutumaho mbese ntakwakire neza, noneho na bya bindi yari yagutumirijeho ntashobore kubiguha. Si ibyo ngibyo? noneho rero ngiye kimwe ikibazo cyari cyanzanye nicyo cyo ko yanze kunyakira neza ngeze mu rugo yanantumyeho nta muntu mugabane yari yanumirijeho, noneho ngiye nkaba nashaka kugira ngo awume. mushishoze ku bibera imbere yanyu n'ibimenyetso bigaragaza amarangamutima. ngiye kugaruka nkabisanga ejo bundi ngiye ku kazi nsanga yarangije gusaba abana iyo ubyaye abana wamenye urugo kugira ngo umuzine bagishaka. Mwirinde kurondogora bitabangamira abafitanye ikibazo n'abandi bahari. Mwirinde gusaba abafitanye ikibazo ko bagerageza kwiyunga biherereye bonyine, cyane cyane iyo bigaragara ko bakirakaye cyangwa umwe muri bo bigaragara ko akwiye kwitabwaho by'umwihariko. Nimubwire uruhande mu bafitanye ikibazo ko bo ubwabo bagomba kwibonera umuti, ariko ko namwe muhari kugira ngo mubafashe kungurana ibitekerezo no kwakira ibisubizo bitandukanye kugira ngo ikibazo cyabo gikemuke. Mwiteguye gutegereza kubona igisubizo? Nimubwire abafitanye ibibazo bikurikira nk'uko biri. Dufatanije ndi kubona ikibazo cyanyu cyumvikana. None nk'Abunzi turagira ngo namwe mugiremo uruhare rugaragara kandi rwubaka rugana ku bwumvikane bwanyu. Mubaze buri ruhande iki kibazo. Genda bazarazara nkawe kubwe igisubizo yahagenda atwemereye hano n'umukobwa wakagenda yishimye atamubangamiye. Yewe rero kubera ko uyu mwana wanjye ntamwanga kandi nkaba nari namuhaye mbikuye ku mutima n'umuryango, numva nagenda nkongera nkabitekerezaho nkareba mu gihe kitarambiranye nkareba igisubizo namuhereza, nkibaza nkareba iyo mva n'iyo njya nkareba ukuntu nzamuha igisubizo nitonze kandi cyiza. Uhereye ku byo papa wawe avuze nkawe wenda ari nkawe uri kumva icyo kibazo
cyakemuka uhereye ku byo papa wavuze kuko kumva ko papa afite abana 5 ufite 2 nawe byishyireho mbese nkaho ko wakemura ibyo. ngewe nkurikije uko avuze ko ngo yagenda ngo akabyigaho ngo akazampereza akantu gatoya ku ruhande, ariko ngewe ndumva ko ibintu avuze ntabwo ndi kubyemera, ahubwo ni uko yafatira imyanzuro hano tukahava yemeye ngo agiye kuhansubiza cyangwa se tukahava yemeye ngo agiye kumpereza aho hantu, kuko ntabwo nabona umwanya wo gukomeza n'ubundi ashobora kubivugira hano ejo akabihindura ejo bundi nkajya kumushaka nkamubura. Ni gutyo niko yibereyeho. Ndashaka ngafatira umwanzuro hano ave hano avuze ngo ampereje aha cyangwa se arahanshubije aho nahingaga, mumenye ko ari gutyo bigenze. Yewe ikibazo ndi kubaza aba badamu bicaye aha ku bwabo ari nk'ababyeyi, aba bantu bumvise ikibazo cyabo ari nk'uko ubwabo bakibonera ubuhe muti? Umuti bakibonera ni uko nyine uriya mukobwa ise yamuha ko ngako gatoya akamusubiza agafata uwo murima akazajya gureresha abo bana baramutse babyumvikanyeho rwose ntabwo biranaremeye cyane. Inama zitangwa muri iyi filime ntabwo ari amategeko, ni inama zifasha abunzi mu murimo wo kunga. Muri make intego nyamukuru ni ugutanga umwanya wo kuganira bakabona igisubizo kinogeye impande zombi. Byaba byiza kurushaho abafitanye ikibazo bongeye kuramukanya, ariko kubasaba kuramukanya cyangwa gusabana imbabazi bitavuye ku mutima sibwo buryo kamara mu kunga. Mwabunzi mwe rero nubundi nabonye umwana wanjye aracyamukunda, ntabwo nigeze mwanga rwose. Ibibazo nahuye nabyo bya rwaserera z'umuryango, nabone muko n'inama yo sambu ucyo kuri harimo udushyimbo harimo n'ibigori nashizemo, niba yategereza ko byavamo ngasubirana isambu ye, ariko ngiye numva ko nene namuhaye n'ubundi nazasubiza afata isambu ye azihangana cyo ko tugore turimo muri kutuzabisangira bibanze bizavimo. Muhaguruke muhoberana.